Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye. Ku migabane itandukanye y'isi mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kwa 25 Mata mwaka wa 2025 wa gatanu iragira iti wicika intege, komeza uyititirize izabikora. Wicika intege, komeza uyititirize izabikora. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo ya 50 mu ndirimbo zo gushimisha igira iti muze mwenyine twihererane, niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
haleluya haleluya. Bene data, murajye mubwira Imana ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora. Mu miruho yanyu munaniwe bijya bimenywa n'uzi imigambi yanyu. Wibwira ko inzira yororoshye, iyi nzira tujyamo ari beshya cyane, inzira iraruhije. Gahunda no kwitanga kugira ngo tutazananirwa tukigenda. Tugomba kurya umutsima utera imbaraga ryo jambo ry'Imana, tukanywa no ku mazi y'umwuka y'ubugingo, nuko ngo dukore imirimo yacu nayo izajya idufasha mu mibabaro, kandi uwitanga azamugororera, kandi ngo araza vuba umuseke utambitse. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bw'uko bwanditswe na Luka ibice 18 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku 8. Haravuga ngo ibice 18 umurongo wa mbere, umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye, amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo izarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Bene data, ndagira ngo mbabwire ko Imana yacu ntizigera iturangarana. Imana yacu yumva gusenga kwacu. Nimba umucamanza utubaha Imana yarageze aho kumva umupfakazi, ntabwo Imana yacu ariyo izareka kutwumva yumva ibyo tuyisaba, ibyifuzo byacu. Burya ibisubizo by'Imana birya abarambiwe bigendeye, niho bitandukanye n'ibya Satani, kuko we aba ashaka kureshya abantu bazarimbukana. Serivisi ye irihuta kandi ibimeze nk'umuriro w'amashara. Ariko iyi Mana bisaba gutegereza. Rimwe na rimwe ushobora kwibwira ko yabivuyemo, Imana yabiretse itagikurikirana na dosiye yawe, yayubitse. Siko biri, ahubwo ni ugutitiriza cyangwa se gusenga, yemwe ugasenga rwose hafi amavi gukoboka, kugeza hari icyo Imana ikoze cyangwa se ikoze. Bibiliya cyangwa se Yesu aduhaye urugero umupfakazi wari ufite urubanza mu mudugudu cyangwa se mu rukiko, agahora ajya imbere y'ubucamanza kumusaba kumurenganura umwanzi we cyangwa se kumuha ubutabera. Ariko uyu, bitewe n'uko atubahaga Imana n'agasuzuguro kenshi, asuzugura Imana n'abantu, kandi uyu nguyu akaba yari umukene, ntacyo afite avugiraho, agahora amusiragiza ngo agende agaruke. Ariko bitewe n'uko uyu mupfakazi atigeze acika intege, uyu mucamanza yageze aho asubiza umutima impembero, arangije ati nubwo ntubaha Imana n'abantu, ariko kuko nduhijwe n'uyu mupfakazi ambuza amahoro, nta mutekano ngifite, reka murengere ndebe ko atazangarukira mu biro, atazangarukira iwanjye. Hari abakozi cyangwa se abayobozi bamwe bakemurira abaturage ibibazo atari uko babakunze, ahubwo ari ukugira ngo abaturage
babave imbere cyangwa se babahe umutekano. Twebwe Imana yacu siko imeze, natwe iyo tudacitse intege tugahora tubwira Imana ibibazo, tuyereka ibyifuzo byacu tubona bitabasha gukemurwa na buri wese, tukabiyitura, ntiducike intege, byanga byakunda ntizaturangara, ntizabura kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Izabikemura. Rero mwene data, birashoboka ko bitinzeho, birashoboka ko bimaze igihe, birashoboka ko hari ikibazo ufite umaranye igihe warasenze ariko nturasubizwa. Igisubizo si ugucika intege, igisubizo ni ugukomeza ugatitiriza. Wicika intege, komeza utitirize, umunsi umwe uzabona gutabarwa. Imana ica inzira mu kidaturwa, ibyari imisozi igahinduka amataba. Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe kandi kugire neza. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ibyifuzo dufite, ibibazo dufite, tumaze iminsi dusengera, urabizi, kandi ni wowe uvuze ko utazigera udutererana, utazigera uturangarana, witurangarana kuko wirangarana intore zawe zigutakira amanywa na nijoro. Mwami, turasabye kugira ngo uturengere. Urakoze, urakarama, bana natwe mu byose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo bisenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda Sierra. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Bifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.